will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way. Ande rero regiteri yiriwe hariya kuri minisiteri ategereje iyo baruwa ye, nabwo bigeze nimugoroba bitaraboneka. Ejo rero nibwo bamuhaye iyo baruwa. Ntabwo byabura kubabaza ababyeyi banyu kubera yuko bihahata bakora igishoboka cyose kugira ngo umwana yige, nyuma icyemezo nk'iki bakagitura ku mubyeyi. Urumva ntabwo byabura kubabaza uwo ari we wese. Mu nama twakuranye n'ubuyobozi bwa kaminuza nimugoroba hamwe n'abarimu bose, twiyemeje gutangira ibiganiro na nyakubahwa minisitiri w'uburezi. Ibiganiro bigamije kumusaba yuko, nk'uko bivugwa muri ino baruwa, kumusaba yuko yahindura icyemezo yafashe. Kubera iki? Turashingira kuri za facts. Ibyo nyakubahwa minisitiri yadutegetse byose twarabyubahirije, kuko muri iriya baruwa ye yatwandikiye yavugaga yuko ngo nta laboratwari ziba hano, nta bitabo abanyeshuri bagira, abanyeshuri ntibagira abarimu. Tukumva rero umuntu wagiye akatuvugira ibyo yaradukabirije. Mu biganiro rero tuzakorana na minisitiri no kumwereka yuko report bamuhaye does not reflect the reality. Ntabwo bihura rwose, ko dufite hari igitabo kinini cyane gikubiyemo uko ibyo minisitiri yatubwiye byose, ko buri kintu cyose twagishyize mu bikorwa. Kandi muri icyo gitabo hakabamo na za evidences. Ntabwo ari ibintu tuvuga mu buyaga, ahubwo ni ibintu tuvuga dufite za proof. Muri ibyo biganiro rero bizaba bigamije kwereka minisitiri yuko ibyo afite muri report bihabanye kure n'ibiri kuri tere, ariko ibiri kuri tere cyane cyane birenze ibindi ni abanyeshuri. Abo banyeshuri ubwabo bahamya yuko za laboratories bazifite. Twamureka akatubwira amashyira y'inyuma ukuntu icyo kiganiro cyabo cyari kimeze. Baramuse ntacyo ndi bwongereho kinini ku byo represent avuze, gusa twagiye mu nama nyine minisitiri aduhamagaye. Nabonye mail ku wa 4 ku mugoroba itumira abayobozi bamwe bavuga ngo ntihazagire uhagararirwa. Ese tugeze mu nama hari uhagarariwe, minisitiri biramurakaza. Hanyuma ariko atubwira nyine ko agira atubwira ibintu muri rusange, avuga ngo buri wese arabona urwandiko rwe na raporo ye. Baza kuvuga turangije ko yoji na isekabo inzandiko zaboneka kuwa mbere ma weekend. Yabwiye ko niriwe mbikiregereje simbubone. Baza kuvuga ko babonetse kuwa kabiri hagati aho ntashobora kujya Kigali, njya ejo ndarufata ndusomye nkubitwa n'inkuba. Igihugu cyacu, abayobozi b'igihugu cyacu bakunda abanyagihugu. Muri kigamije kujyana n'abantu mu Rwanda ushize twabonye yuko umutungo w'u Rwanda ari abanyarwanda. Ndatekereza yuko nta buyobozi buzemera yuko abanyarwanda bangana gutya, effort zakoze zingana gutya, za imfabusa. Kandi dufite icyizere ko kizakemuka bidatinze. Ndumva ari byo navuga ko ufashwa n'Imana. Tege mugenzi wawe amatwi. Nongeye kubasuhuza
navuze nti nta mvura idahita kandi nta joro ridaca. Ururimi rwabwiye Bartimayo ngo ceceka, nabwo rwamubwiye ngo Yesu araguhamagaye. Icyo twizeye ni uko itegeko ryo kugara ryabaye rizasimburwa n'itegeko rivuga ngo tugaruke twige. Iyo itegeko ritangwa haba ari impamvu, ahubwo kugira ngo rihinduke nuko hari inyifato nziza twafata nk'abanyeshuri. Reka dutahe mu mutuzo. Ubundi ibihe bibiri bigoye ni igihe iyo umuntu anezerewe cyane n'igihe umuntu ababaye cyane. Umuntu yirinda kuvuga menshi. Yesu agira afatwe yagabanije amajambo, cyo gituma agize silence nini cyane. Ubundi intambara ikomeye, armure nziza idasanzwe mu bihe bikomeye cyane, c'est le silence. Bibiliya iravuga ngo mwihute kumva, ariko mutinde kurakara kandi mutinde no kuvuga. Mwese mukunda Imana kandi muzi Imana, kandi Imana ishobora byose, nta kinanira. Nubwo tugiye gusenga, ariko by'umwihariko aho umuntu ari azaba ari hose, ntimuzibagirwe Imana, ntimuzibagirwe gusenga Imana, kuko Imana izakora nubwo tutabasha gutekereza, kandi izadukorera ibyiza. Mureke dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, reka tugushime kuko Imana ishobora byose. Reka tugushime kuko wemeye yuko urubyiruko ruza ahangaha kuhashaka ubwenge. Reka tugushime ko wemeye yuko ubuyobozi buba ahangaha bukabira aho urubyiruko. Reka tugushimire amahoro waduhaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka tugushimire abayobozi bayobora igihugu cyacu. Nyagasani, icyo tugusaba ni ukubana na buri wese aho azaba ari mu gihe tuzaba turi mu dutandukanye. Ni ukubana n'ubuyobozi aho uzaba buri mu byo bazagerageza gukora byose, uzabayobore kandi uzabafashe. Ngo ibi biganiro n'imishyikirano bigiye kuzakorwa, ikizavamo kizanezeza abana bawe. Mwami Imana, uko tugiye gutandukana tuyishyize mu biganza bya Yesu kugira ngo abe utuyobora. Ngo ibyiza byose Yesu ahora agenera abana be abidutangiriza hamwe twese, baba ababyeyi, baba abavandimwe. But His word will still remain, and He will do something new today. Oh God, who made a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new